Abakunzi bacu namwe inshuti za Digital TV aho muherereye hirya no hino mu gihugu hose turabasuhuje cyane. Abakunzi bacu rero nk'uko twabemereye ko tuzatubahereza video zigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane twibanda kuri telefone ndetse na computer. Mu by'ukuri uyu munsi ndagira ngo tubereke uburyo ushobora kuba wakikorera ifoto yawe muri Photoshop ukayikesha, cyangwa se ukaba wakorera umukiriya mu gihe akeneye kuyimupuritingira ukayimupuritingira wayikesheje isa neza. Mu by'ukuri bakunzi bacu rero ndagira ngo udukurikiye wese utarakora subscribe yihangana kuri subscribe, akore like, share ndetse na comment, atubwire uburyo ino video yacu ayibona n'ubuhanga buyirimo, n'uburyo niba hari n'igitekerezo cyangwa icyifuzo afite akitugezeho tukimufashemo. Niba hari n'icyo wifuza ko twagutegurira ku bijyanye n'amafoto cyangwa ikindi kintu runaka, utubwire tukigutegurire tuzaguhereze video ikurikira. Inshuti zacu rero ureba ino video utarakora subscribe ihangana kuri subscribe ujye ubona video zacu mu ba mbere, ubundi tugufashe uko bikwiriye. Aka kanya rero urabona ko mfunguye folder irimo amafoto atandukanye. Iyi foto ubona ifite background y'umweru niyo tugiye gushyira muri Photoshop, mbere ku buryo ushobora kuyihanagura bitandukanye n'uko yari yafotowe. Hano nyisize muri Photoshop, then ndaza nemerere Photoshop yanjye ifunguke. Iyi niyo foto tugiye gukoreraho. Hano urabona ko nyigejeje muri Photoshop. Iyo umaze kuyigezamo hano rero nta kindi uhita ukora, uhita uza hano handitse background kuri aka gafoto gato, ugaterura ya foto yawe wasize muri Photoshop ukaza ukayikorera copy, cyangwa se ukaza kuri iyi foto ugakandaho na right click ugakora duplicate layer ukazigira ebyiri, gusa iyo ukoze copy noneho wamara gukora duplicate layer ugahita uyikirikaho nka iriya layer wakoze, ugahita uza kuri keyboard yawe ugakanda kuri control na I cyangwa se I, ifoto yawe igahita igaragara muri ubu buryo. Iyo umaze kuyigaragaza muri ubu buryo uhita uza hano handitse layers ukamanuka hano hasi handitse normal cyangwa se normal ugahakirika, ukaza ugashaka muri utu tuntu dufungutse ijambo vivid light ukayikirikaho. Noneho urabona ko vivid light itumye ifoto yacu ihita ihindura isura. Noneho iyo umaze kuyihereza vivid light uhita uza muri filter, wagera muri filter ugahita umanuka ugashaka handitse other, ni hano. Noneho muri other ukaza ukareba high pass. High pass ni ijambo uri kubona hano, noneho naryo ukarikirikaho. Iyo umaze kurikirikaho ya foto yacu iragaruka ariko isa naho itagaragara. Urabona ko yari igaragaye hano. Iyi ni original ariko iyo ushaka ko itagaragara neza uhita uzamura imibare, wenda tuze kuyishyira nko ku 9.5. 9.5 ntacyo, reka tuyireke ku 9.6. Hano numara kuyireka ku 9.6 uri buze gukanda OK n'ubundi bisanzwe. Numara gukanda OK uze muri filter n'ubundi, numara kugera muri filter ushaka handitse blur ari ijambo, noneho ushake Gaussian blur iyi ngiri ukirikeho naryo, then ya foto yacu ize kugaruka. Aka kantu k'akarongo, aka kantu ukitegereze neza iyo ugakurura urabona ifoto iri kugenda isubirana, isura twayishyiranye muri Photoshop ariko si icyo dushaka. Ntabwo dushaka kugumana iriya sura, ahubwo turareka ifoto ikomeze ibe nkaho itagaragara gutya ubibona. Noneho hano urahita ukora n'ubundi OK, urahita uza kuri OK. Numara kuza kuri OK uterure ya foto yacu uze uyishyire kuri aka kantu, iyi ni mask cyangwa se uyikirikeho ugakandeho. Urabona uko bihise bigenda. Noneho numara kugakandaho uri bwongere kuza muri za tools dufite uhitemo iyi ngiyi yitwa brush tool. Noneho numara kuyihitamo uze making sure ko uno umweru uri hejuru y'uyu mukara. Hano umukara ni uri hejuru, noneho birashoboka ko wasanga umukara wawe ari uri hejuru, noneho urahita uza ugakanda kuri aka ngaka uno umweru ukaza hejuru. Numara kuwushyira hejuru urahita ugaruka kuri keyboard yawe
wongere ukande kuri control na I cyangwa I, ifoto yawe igaruka uko wayisize. Noneho ugaruke hano, urabona hano muri background copy wakoze, ya mask wakoze n'ubundi wa mukara twasize hasi niwo uhise uza kuyikavaringa. Aha rero nta kintu uri buhahindure, ahubwo ikintu urahita ukora nibwo uri buze guhita ufata aka ka brush tool, numara kugafata uze muri ya foto yawe uramanza uyikorere zoom uyigaragaze neza. By'ukuri zoom ni kuri keyboard yawe, urakanda kuri control na espace wiyegereza ifoto, cyangwa se ukande kuri control na alt ukarage aka kantu ko kuri suri yawe, kano kantu k'agapine gahari, ifoto ikwegere, ntugasubize inyuma, irasubira inyuma n'ubundi, ntukerekeze imbere izi gusatira. Cyangwa se ukore control na space ukande kuri left click ya suri yawe, n'ubundi nabwo ifoto irakwegera. Nukanda kuri control alt na espace, amabuto atatu yose uyafatiye rimwe, kubona ko ari zoom out, ifoto yawe iregera inyuma, zoom iravamo. Noneho kadukore zoom dukoresheje control na espace, then na left click kuri suri, ifoto itwegere. Kuyiyegereza nta kindi umuntu aba ashaka rero, ni ukugira ngo umuntu akwereke ibyo agiye gukora bigaragara neza. Hano urabona ko twarangije gufata brush tool, ndagira ngo twebe duhanagura ifoto, noneho nawe ugenda ubireba neza, urebe ukuntu ifoto irimo kugenda inyerera. Noneho hano uri buze, urabona aho ndagenda nkoza kano kantu, ukanze kuri left click kuri suri yawe, hose ifoto iragenda inyerera. Ndakeka uri kubireba neza. Bakunzi bacu rero, iyi ni channel yacu ya Digital TV, wihangane ukore subscribe, video yose tuzajya dushyiraho ujye uyibona mu ba mbere, kandi igira icyo igufasha mu mirimo yawe ya buri munsi, ndetse igerageze no kuzuza ibyifuzo byawe. Urabona ko ya foto yacu byandi nababwiraga itangiye kugenda inyerera bitewe n'icyerekezo cyaho ushaka kunyereza ukeneye. Mu by'ukuri twagusaba kutabyihererana, ubaye ufite n'inshuti wakora share ukazisharinga, noneho nabo bakabona amahirwe yo kujya bigira Photoshop n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikorerwa kuri telefoni cyangwa kuri computer, bitewe n'icyifuzo cy'umuntu afite. Aha ngaha ndakeka ko niba ukurikiye neza ino channel yacu ya Digital TV, uri kubona uburyo iyi foto yacu iri kugenda inyerera bitewe n'aho ushaka kunyereza. Ubu ni uburyo bwo gukesha ifoto, n'ubundi bwose nko kongera urumuri, nubikenera uzatubwire tugukorere video yabyo. Ariko mu by'ukuri kunyereza ifoto, niba hari aho ubibona ku mafoto ukabona ifoto iraho nta gihe igira, nta n'inkovu nta n'iki, ni ubu buryo buba bwakoreshejwe kugira ibyo byose babivaneho. Mu by'ukuri rero turabasaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo ukitwandikira hasi aho muri commentaire, ubundi tujye tugerageza kubasubiza cyangwa se kubakorera ibijyanye n'ibyo mwifuza muri video zizajya zigenda zikurikira. Bakunzi bacu rero, aka niko kantu nagiraga ngo mbereke nk'umuntu wari utazi uburyo banyereza ifoto, dore ni uburyo bikorwamo. Tuze gukurikira muri video ikurikira, ndagerageza njye mbakorera utuvideo tugufi ku buryo uzajya ukareba, n'ubundi kukiga bikorohere bitagusabye gufata umwanya muremure ureba ka video, ahubwo ujye ukareba igihe gito, bitume nawe ubwawe ugafata bitagutwaye igihe kirekire. Dusubire rero muri video zikurikira, tunabizeza ko aho mudukenera hose duhari. Murakoze, mugire umunsi mwiza.